Heyo, what's up ladies and gentlemen? Abahungu banje mwongeye kwirirwa ndabasuhuje cyane. Ubu ngubu rero tukaba tuje kubasura tubatunguye mutubabarire ariko turi kubona hari hano mwari mugiye mufite urugendo. Hari bate twari tugiye kujyamo ariko nyine amasaha yayo ntabwo aragera neza. So igihe cyayo nikigera nyine turagenda nari bini. Yes. Nyine nge mvuye ahantu kure ndaza kuhababwira mu kiganiro tugiye gukorana. Nje mutabizi ndabatunguye mbasanze iwanyu mwari ahantu mwari mugiye muri party ariko twabanza tukaganira nta kibazo niba ntababangamiye. Okay, nta kibazo wakicara tukaganira nta kibazo n'ubundi amasaha yo kujyayo ntabwo aragera. Barambwiye ngo isake ahantu ngo hari abahanzi ndavuga ni aba bahanzi nzajya kubasura ndebe ibyabo mbimenye nimara kubimenya noneho dukorana ikiganiro birambuye tubashe kumenya amakuru yanyu uko bimeze indirimbo zanyu aho muzishyira hari ahantu henshi bashyira ibihangano twatangira niba nta kibazo. Cameraman bikurikirane ureba ufokasinga ku kikorwa. Yes? Twagiye ntago mbazi nuko nari nyuze bagatambwa hano hari abahanzi wakakura amakuru wakakura amakuru uri umunyamakuru turakuzi. Turakuzi. Okay. So ubundi amazina yacu ubundi aratandukanye ariko ubundi groupe yacu yitwa Option Boys. Hakaba harimo Khizz boy marufu ndetse na Ston B. Of course ukakongeraho nakariko. Yes. Wowe? Okay, na Ston B of course. Ubwo ngubwo nyine nkaba nkunda muzika kandi nkaba nyikora nyishimiye cyane rwose. Yes. Ambo ibihangano byanyu rero sasa. Ibihangano byanyu nibihe kubanzi ko muri abahanzi nago bihagije. Hari abahanzi b'abakomediye, hari abahanzi b'indirimbo, hari abahanzi b'ikinamico, hari abahanzi ni benshi. Mwe muri abahanzi bakora iki mu bihe bintu mubishyira he? Okay. So nyine urebye ibyo ngibyo byose turabikora ariko sasa ubu ngubu tugiye kuvuga ku bintu bijyanye n'imiririmbire. Twebwe tukina comedy turanaririmba. Ntaguciye mu ijambo wabanza ukadushyirira akaririmbo kamwe mu ndirimbo zanyu noneho tugahita twumva wowe reka duhere kuri Khizz boy. Okay, akarimbo kacu undi karatangira ngo you give me melody I like your sound you be my medicine I don't need the nurse you be my light in the night mwiza wirwa gasabo ninde wakwanga babe. Yes, murakoze nawe tukwakirese uzamure kubitiraho akapera kamwe. Nta kibazo ndagufatira mikoro wiwigira ikibazo. Narebera mikoro. Ni imvura yagwa imivi gatemba but you and I together forever kuko nzajya nkwita apuchuri kuko nzajya nkwita apuchuri Afurika gatunda okamakoshemana nanjye ni forever turi kumwe nalo. Murakoze cyane namwe muri kutureba mukora subscribe kuri iyo channel iri hasi aho ngaho. Iyo channel Saxo comedy abantu bafite yabo baraza kutubwira mwe mwabasura man kuri platform yaho mugereho mukore subscribe. None se nubwo muri kuvuga ikinyarwanda izina ry'Imana ntago nge nakemera ko muri abanyarwanda. Ntago muri abanyarwanda. None se umunyarwanda yitwa Khizz boy ubu ni umunyarwanda. Watubwira impamvu wahisemo kwitwa rero Khizz boy? Okay, murakoze cyane. Impamvu nahisemo kwita Khizz boy turashaka ibikorwa dukora kuba byava loko bikajya international ku buryo uretse n'abanyarwanda byajya muri East Africa bikarenga East Africa bikajya Afrika yose ndetse no ku yindi migabane. So niyo mpamvu
akenshi na kenshi turaririmba mu kinyarwanda tukavangamo n'icyongereza n'igiswahili n'izindi ndimi kugira ngo buri umwe wese igihugu cyose aturukamo ku buryo yakisangamo akaba yasobanukirwa ibyo turirimba n'indirimbo zacu. None se kuba mwitwa Khizz, kuba witwa Khizz Boy yakitwa Ston B, bivuze ko ari ukugira ngo indirimbo zanyu zibe muzikure muri local muzigire international. Yes. Mugani wande wa Rocky. Umusaza Rocky Entertainment. Mujye munakongeraho. We kubera iki wahisemo kwitwa Ston B bitandukanye n'ibyuyu? Hari impamvu? Okay. Urebye nta n'impamvu ihari, ahubwo nyine ntago mwamukorana nyine nk'abantu b'amaniga ngo nimwarangiza muhurize ku izina rimwe tu. Nyine hari abantu bamwe bavuga ati njyewe mfana Ston B, atari kubera iki mufana nuko afite izina riremereye. Ston B. Nongereho na B. B. Ston B. Ese ibi byangwe mubikura hehesha, mubikura he? Ndebera umusirikare wallahi arandasa. Nambunda mufite nazo humura we wumva utuje, gusa nyine ibintu byose tugomba kubikora as soldiers man, tukaba serious. Hari akaririmbo twaririmbaga kera tukiri muri korari, twarakaririmbaga ngo arandebera mu madirishya nkamurebera mu birahure, ndumva nezerewe ndumva nsatiriye yemwe torero agahinda gake. Numva nawe mani wakinjira muri muzika kuko ndumva ubikora fresh kabisa. Nzaze. You are welcome to. Yeah. Ndumva ubikora fresh. Musumvise naririmba nkiri hejuru. Iwi mani ari abahanzi benshi ba Maroni banti bumuntu n'abandi bahanzi mani, ndumva mwaririmba kimwe tu. Inkweto wambaye yitwa ngo iki? Aka gakweto kari mu bwoko bwa Jordan uyu karebye, niyo mpamvu nanjye mba navuze ati mbakome. Jordan, Levi's, Adidas, mwe mwambara amazina gusa. Niko akundi nyine abasirikare. Rero anyway, reka dukomeze ikiganiro cyacu rero kimbitse rero sasa. Indirimbo zanyu, channel yanyu yitwa Khizz Boy Ston B cyangwa ni rimwe? No, channel yacu ubundi channel iri uploaded y'indirimbo wajya kuri Khizz Boy Sanyusa 250, ushobora kwasangaho ibikorwa byacu tugenda dukora, ariko uretse n'ibyo havuyeho iby'indirimbo zacu na comedy turazikina, bajya kuri Saxo comedy bakareba byose turabikora. Saxo comedy abayireba, Saxo comedy abayireba bazabona aba nabahanzi bakomeye cyane muri comedy, mu ndirimbo ewana. Abangaba nta kintu nabashinja, barakora. Burya uzakore bro, ntago akambara ibintu utakoze. Nibiba bisaba gukora ukazana kuye. Ubundi bisaba gukanda maze ukareba akantu gasetsa, harahita haza akantu kambere bita. None se ikibazo nanone nahoze nari nibazaga, abahanzi abenshi baba bafite abantu babafasha, baba bafite abantu babunganira mu bikorwa byabo, kuko gukora video ni amafaranga menshi, gukora audio ni amafaranga menshi. Mwaba mufite manager? Kambaze uyu nguyu. Okay. Twewe ku muziki wacu uburebye ni nkuko turi managinga tu. Turi managinga ubungubu uko dukora ngurya, turi managinga umuziki kuko ari ikintu umuntu akunda, arihiringa niko akunda ukavuga ati naraye nubetse umutwe nekereza. Umuntu arihiringa akagerageza ku buryo yashyira akagomanze n'abafana ntibazajye bicwa n'irungu cyane nimba usanga umuntu ari gutengura kandi atarwaye. No kuvuga ngo na manager mufite? Okay, na manager dufite. Mushaka manager se cyangwa murifashije murishoboye nkageza aho mujye? Buriya rero nta muntu wishobora mu buzima bibaho, ariko tumubonye twakora nta kibazo, akatumanaginga natwe tukamubera nyangamugayo tukakora neza ntari bito. Iyi video izarebwa n'abantu benshi,
izarebwa n'abantu benshi. Rero umuntu w'inyangamugayo ari kumva aba basore ukuntu bari kwivugira, ntabwo ari ngiri kubivuga. We kangaruke kuri wowe Khizz boy, ni wowe numva namenyereye cyane. Ni wowe namenyereye cyane. Ndi kukureba nkabona ufite irari. Urarifite n'uburyo ubona ntuje mane, mba ntuje, ntabwo ujya ubibona koko. Dore ubu n'ubwa Dorisa baravuga ngo abantu bambara udukufi, abantu bambara udusaha, nubwo uyu yambaye ko warengejeho agakufi, baravuga ngo baba bafite irari. Oya nabyirari broska, nabyirari. Nta sheri ufite. Umva nyumvira iki kibazo, umva mane. Ubundi so yenda sometimes hari ukuntu bibaho umuntu akaba yagira sheri, so ariko bikarangira baza nko kudutenguha. Hari abadukundira hiti, wamara nk'iminsi warazinye ugasanga aragukate, ariko je numva umukunzi umpora hafi, mfite abakunzi babiri urebye. Wa mbere ni Imana, uwa kabiri ni umuziki, kuko nizo nshuti mfite zitantengwa zitanampemukira. Hagati aho ngaho yahoze ubaza mugenzi wanjye Ston, of course, nimba koko dukeneye manager. Ewana banyarwanda murebe iyi video, umuziki kuwukora biratugora, turacyari n'abanyeshuri. Ariko nimba uri kureba iyi video, iyi interview, ukaba ushaka abantu baguhindura amateka, banakora umuziki mu Rwanda bakemera, ewana ushaka wadushoramo, I promise you ntabwo wazigera wicuza, kuko turabikora fresh cyane rwose. Bari kumva abari kureba iyi video, nizere ko muri kubyumva. None se umukunzi wawe ngo uravuze ngo nagacupa niki? Ni studio ni music and God. Ni Imana imbere cyane. Imana hejuru cyane. Iyo ugiye kuryama urasenga? Ntabwo byabura. Umuntu arasenga. Ndasenga cyane buriya nje ndirimba no muri korari, nubwo ari abakatolika ariko njya ndirimba tu. Okay, mbwira nk'akantu iyo ugiye gusenga cyangwa uri gusenga, akantu ujye usaba Imana mu buzima bwawe. Okay, ikintu cya mbere nsaba Imana, ndavuga ati Imana yanjye mfasha umuziki wanjye utere imbere tu. Icyo nicyo kintu mbanza gusaba Imana mu gihe ngiye kuganira nayo. Wowe mu rugendo rutoroshye, ubu ngubu hari ahantu mwavuye hadafite formule. Umugani wande wa yagosho naringize ngo uramuyoberwa, iyo umuyoberwa ari kubusebye. Urugendo rwawe rutoroshye rw'ubuzima rwo kuva ahantu mu cyaro ukaba uzaya mu mujyi cyangwa waragezeyo, uri kumva ni ikihe kintu wumva wakora kugira ngo uva aho uri, cyangwa ukeneye? Ni ikihe kintu ukeneye? Ni ikihe kintu uzakora kugira ngo wivana aho uri ujya ahandi? Mu buzima tuba dushaka gukura tujya juru ngo dutere imbere. Woba wumva ari iki kizaguteza imbere cyangwa se kizakuvana aho uri kikujyana ahandi? Okay, ikintu cya mbere, ubundi icya mbere gukora cyane, gusenga, ndetse no gukundana na buri muntu wese, yaba urenze cyangwa utarenze, kuko burya buri muntu wese aba ari necessary mu buzima bwa buri muntu. Rero icyo numva nifuza, mba numva nakundwa na buri umwe wese, kandi nkakora n'ibintu biri mu ubwenge, atari ibintu byo kuvuga ngo ibi bintu ngo birahitinze ngo mbikore, yenda ukavuga ati hagezweho izi style muri iki gihe ati nyikore kugira ngo nkundwe. Ahubwo ngenda gerageze, nimba ngiye nko kwandika, nandika ikintu kiri bwumva abantu bafite. Naguciye mu ijambo bumva wowe ibintu uzakora ari ukwandika gusa. Ubwo ubonye ikiyedi ntabwo wagikora? No, nakubwiye mu bijyanye ubonye ikiyedi ntabwo wagikora? Mva nkubwira ikiyedi twaragikoze cyane, n'ubu twagikora, kuko nta hantu, nubwo twateye intera, ariko hari ahantu dushaka kugera ku buryo natwe hahandi wana nzajya mba mfite nk'aha nicaye nk'umupapa uri kugenda, urabona nambaye n'agakositimu. Ndabibona uri umusaza. None se basore banjye rero nabasuye mutabizi, ndabatunguye ngo mugiye mu kirori nabakerereje.
oya nari binaki ntago nabakerereje ese umuntu abasuye nta n'akantu mu muzimanira wumva utuje mu kanya nyuma y'ikamera inzoga shamani ndazinywa ariko ntabwo ari cyane mani ntabwo ari cyane ntabwo byangize addicted ngo bibe byaranyokamye gusa iti okay sometimes ntabwo ari always yes kwitabu usomaho jamais nicyo kintu numva naba mbabaye naba meze uti nicyo kintu numva ntazigera ntekereza mu buzima bwanjye n'Imana ibyumve yes kumira usomaho ibyana nyine byandi by'iminsi byatengo ibyana kare njyewe umunwa wanjye ikintu nguha ni microphone aho ngaho aho ndayisoma nkayifiringa for man yes bagenzi banyu mujye mukura amaboko mufuka mukore mureke gushaka kurisha inyo nkuru yuki mujye mureka hari abantu bashaka kurisha inyo nkuru yuki biyicariye nyine uwo mugani mpamvu muvuze hari abantu bashaka kurya bicaye ntimukajye mushaka kurisha inyo nkuru yuki mujye mukura amaboko mufuka mukore n'abangaba nubwo bari abahanzi ari abakomedi ari abahanzi ewan iyo bavuye gushutinga man barihiringa man nigeze najyaga mbacaho bari ku kiyedi cya danje nkavuga nese bandi ndeba kuri televiziyo man nyine nkumva birantunguye nkumva naza nkabakora mu ntoki nkumva binkoza ahantu none se Khizz boy ujya gutangira muzika no gukina amakomedi we urambwira uburyo watangiye we ndakubaza cyane we mbwira ukuntu ujya gutangira muzika byagenze ikintu cyagushitiye ibintu byabigushyizemo ukijya muri studio bwa mbere ni iki cyabiguteye Okay, ubundi sinavuga ngo hari ikintu cyabinteye kuko ni ibintu byo navukanye ntabwo navuga ko nabyumvishijemo nkuze cyangwa se ari umuntu runaka ngendeyo ahubwo ni ibintu byo navukanye nkurambikunda ariko akajya habura ubushobozi na family nyine ugasanga nyine nitwishoboye birenze nkajya nandika ariko gukora bikaba imbogamizi mu mwaka wa 2018 nibwo nagiye studio nyine ndarecording indirimbo ya mbere buranakuze nkunda hip hop ndagenda ndarecordinga 2018 indirimbo iza gukundwa ku kigo nigaga indirimbo nyine irakundwa birenze ariko ntago byarangira ngaho uyu mujama nawe ubona twahise duhuza tuba turakoze nubwo bitari byoroshye indirimbo irakunzwe iratrending ahantu hose iramamara ku buryo twacaga ahantu ati cyaze dore Ocean Boys barakora gusa ntago byari byoroshye sinavuga ko ubu ngubu turi kuri level ishimishije cyane ariko ugereranyije aho twaturutse naho ubu ngubu tugeze uko biri turashimira Imana ariko hagati aho ngaho habaye hari manager turamukeneye birenze kuko kwikorana biratugora kabisa icyo ashatse kuvuga nuko ibintu akora atigeze abyiga mu ishuri cyangwa se abe ari umuntu yabimwinjijemo ku gahato ni ibintu yiyumva mu bwe no kuvuga ngo aramutse abonye nk'umuntu umufasha akiga umuziki nyarwanda cyangwa se umuziki wo hanze uri kumva noneho yazarenze byadanje yazarenze niba bikora atarabyize aramutse abyize byagenda gute hahita hashya faya wowe kugira ngo ube uri umuhanzi uri n'umukomediye ni iki cyabiguteye okay asubundi cano ushyiraho komedi bayita gute cano ya kiraho comedy ni Saxo comedy ukandaho gusa ariko subuzi gusetsa hagahita njyewe ubundi ndatwika ahantu hose ubu wansetsa nagusetsa pe ninasekase nyine kugari wowe wabishatse ushobora no kudasa ngaho nsetse ako okay niza ko kamikoro gakeya banze nkusetse buriya rero ejo bundi nagiye gusura igikobwa noneho igikobwa kinjyana mu rusengero ubwo nari umurokore nisengera mwa deperi noneho tugeze mu rusengero rw'abanyagatulika yanjyanye baravuga ngo bahana amahoro ya Kristo negereye igikobwa
cyiza mbona kiranyambire kiramobeye agatima kajya hamwe kuva ubwo ngubwo idini nasengaga amadeperi nararikatiye ubu ndi umunyagatulika negerana n'icyana Jesus umva ubwire iyo nkuru ntabwo incekeje ahubwo nk'uyu mutima ariko iranansekeje umva ubwize ukuri ubu ntabwo uzasubira muri ADPR oya ntabwo nasubirayo ubu ngubu ADPR ntabwo uzasubirayo ntabwo kereka naho nibavuga ngo bazajya bahana amahoro ya Kristo aho nzasubirayo naho igihe batarabivuga ndacyari umuyoboke mu bakatolike ewe uranyishe ubuse wowe mu buhanzi bwawe nawe duterera agapera nta mpamvu yo kujya dukora ikiganiro n'abahanzi ubagende batanaturirimbe hari akaririmbo tugiye gukora muri iyi minsi hasi ubu ngubu twakabaririmbira cyangwa tube tubaretse tubaririmbire izisanzwe zikoze ahubwo bazakumve gakoze ririmba akarimbo kararirimba ngo every day banumva nagukoraho every time banumva twanabikora nyuma hawe nawe waranshotora nkumva nje nawe nako ngako broske Ston B hari ikintu yize iyo ndirimbo iyo ndirimbo nyiziho cyane nyine kubera nk'umusangirangendo wanjye kandi tuba twaranditse kumwe n'amagambo menshi akapera uburyo ubikora hunera jigi nkumva ndi gushira nkumva nateza utwanjye twose daye hurankurura be huranyica si ukubabeshya hari igihe umuntu akuririmbira ukumva warira binkoze ku mutima ni ukuri kw'Imana binkoze ku mutima umva wowe Imana nikora ibitangaza nkakora igikwe nkakora ubukwe izina ry'Imana nzabatumira muze mu ndirimbire dore abantu bakoze birthday abantu bafite ubukwe abahungu babaririmbira n'izina ry'Imana abantu mushaka amafoto abantu mushaka video nziza abantu mushaka guseka nanjye ndi umukomedi nari nabihishe ariko ndi umukomedi turakorana twese ariko nyine bambwiye bati aka interview karakenewe ndabikurikirana nk'umuhungu nanimenye ariko reka twikomereze ikiganiro cyacu cyatuzanye ubu ngubu rero mukaba mugiye mu kirori tugiye mu kirori ariko nubwo tukigiyemo ushaka kutuvugisha ni ukwandika 072 244 7933 kanzisubiremo 072 244 933 cyangwa Facebook ukandika umuhanzi Ston maze tugatwika so nanjye umuntu waba ushaka kuvugisha nka Khizz boy marufu namba zanjye ni 073 45 83 670 ushaka kunyandikira kuri Facebook ni Khizz boy marufu so ndakeka ko izo namba utanazumvishe neza namba zuribonaho hasi kuri screen za Ston B cyangwa Khizz boy wazihamagara uramutse wumva wadufasha uramutse wumva watuganiriza ibintu nk'ibyo nyine turanabakunda cyane rwose niturasoza nane bagiye kubabaza hari ibintu byinshi nibagiye kubabaza ariko nzagaruka umushyitsi nuwagarutse kandi muzanyakire neza nyine ikintu ashaka kubabaza urumva nta rorumodo wanyu mwamufite rorumodo mugendera mukavuga uti uyu muntu ukuntu aririmba ibintu akora uyu mukomediye ewana najya mu kirenge nk'ikiwe ubundi muri komedi mba numva nakina nka Saxo dore n'uyu nguyu man Saxo comedian Saxo comedy mujye kuri YouTube mwandikemo Saxo comedy birahita byizana then mukore subscribe kugira ngo mufashe abahungu banyu bazamuke bajye juru
wari uri kuvuga so noneho mu bijyanye n'imiririmbire mfana abantu nka batatu harimo Bruce Melody, so much respect kuri wowe. Safi Madiba, akaririmbo ka Bruce Melody wabuze? Yes, ntabwo kabura. So hari akaririmbo ko Bruce Melody yaririmbye kera kitwa ntabwo izina ryako ndi kuryibuka ariko reka nkaririmbe. Haravuga ngo sinigeze mbikora yuhu sinigeze mbikora yuhu tubivemo nimba wumva utanyizera tubivemo sinabana nutanyizera nanjye meruka gukunda n'icyo gihe iyo ndirimbo yari iriho na Bruce Melody nibwo yakoraga indirimbo nayigeze kuririmbira umukobwa nshaka ko dutandukana nyibaririmbire ngaho ngira nasanze urebe imbere kandi ngende icyo umutima wawe ushaka si cyo nyeneye uri indyaryo umuhemu kandi kubana nawe n'amahoro nabigizemo na kimwe nicuza nawe na kimwe unyishyuza ndakwanga nawe nushaka unyange I hate you iyo ndirimbo rero nayiririmbiye umukobwa ntabwo yari atarayumva man nyine uwo mukobwa respect ubu ngubu ahara araryoshye njya mubona ku ma IG ariko nyine niyigende nta kibazo ntabwo ari we Imana yari yangeneye hazaza n'abantu wowe nta uroroma dufite okay njya umuntu nshobora kuba ndeba nkabona akora ibintu binshimishije nanjye ni Bruce Melody buriya nawe ajya nwikira ariko na Juno Khizz ewana uriya nawe ndamureba nkumva ndanyuzwe bigatuma nanjye numva umuziki nkukunze cyane kurushaho okay njyewe rero ngiye kwigendera ikiganiro cyacu turagisoje nzagaruka kubasura ndebe aho mwageze aho mugejeje ikintu kigiye gukurikiraho nk'abahanzi nyine mugiye kumurika ibyangwe byanyu kugira ngo abari kudukurikirana barebe ibyangwe by'abastari baba bambaye na bintu byinshi ngereka nigendere musigare muyumurika ciao ciao Imana ibamugisha bye namwe mukomeza gukora subscribe kuri Saxo Comedy namwe mukomeza kumurika ibyangwe byanyu fresh OG muhungu urukundo rwanjye karabo kanje mwijya kure ngwino tujyane mu rukundo ntuzigerurira n'amarira uzarira zabaraye ibyishimo n'amarira uzarira purchase your tracks today ubuzima umutima baby you the one kukureka kugusiga that I can't do that niba nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima humura nzabamari baby don't you cry take it time no rush oya wihubuka umbere ijuru rito iyo turi kumwe mutima ukansimbuka iyo undi kure cause I love you every day purchase your tracks today Boys,